Uyo koza umuntu w'umugabo ese nta gihe bijya bibaho ko wakoza umuntu cyane ko muri ahantu yiherereye akaba yagira izindi santima agashaka ku ibindi ashobora kuza koko akeneye kuba yanagukora nk'uko ubivuga ariko wabimwemerera nawe akabikora ariko muhagaritse cyangwa se ukamweretse ko utabikeneye nk'umuntu nawe arabihagarika nta kibazo. Ikintu nababwira ntabwo ari byiza kuko ntabwo uwo baba basanze ntabwo baba bazi we uko abyakira, babanze bamenye basi n'uwo basanze uko ameze niba bikunda se cyangwa niba atabikunda. The Zoom TV 24. Ikaze nanone kuri mwe mwese mudukurikiye, iyi ni The Zoom TV nk'ibisanzwe dutangira tubifuriza amahoro y'Imana aho muherereye hose mu nguni zose z'isi, ndetse tubibutsa gukanda kuri subscribe ndetse no kuri notification kugira ngo mukomeze mubone amakuru yose uko tuyabagezaho umunsi ku munsi. Right, nkuko mubibona imbere ya kamera za The Zoom TV turi kumwe n'umutumirwa, ni umukobwa mwiza murabibona, ntaravuga byinshi, reka muhe ikaze kuri kamera zacu. Nitwa Sarwa, nkaba nkora muri Smart Salon iherereye hano ku bitaro bya Grace Hotel, ahahoze ari Grace Hotel ariko harimo ibitaro bya MBC. Yes, yitwa Sarwa, ni umukobwa mwiza akora muri iyi salo nkuko abivuga. Saru, ukora iki muri iyi salo aha tugusanze? Shinzwe kwakira abantu babogoshe, nkaboza, nkabakorera isuku mu mutwe. Yes, uyu mukobwa mwiza mubona akora muri salo, ntabwo yogosha ahubwo yoza mu mutwe abamaze kwiyogoshesha. Saru, hano muri salo reka bariho tunatangirira cyane ariko tutarajya mu kazi nyirizina. Saru, mu buzima busanzwe ni muntu ki? Umukobwa nakunze kukwita umukobwa ariko sinzi usanga unubatse ufite n'umugabo nk'abandi kukwita umukobwa nkikubarira mu bana. Mu buzima busanzwe uri muntu ki? Stati yawe ni iyi? Saru ni mama w'umwana umwe. Akazi kanjye nyine nakamubona ndimo ko koza abantu mu mutwe, no mu badamu iyo bishobotse ndahajya, no mu bagabo iyo bishobotse ndahajya. Yego, tugusanze hano ukora muri salo nziza. Hanyuma reka twinjire nyirizina aka kazi mu kazi mukora. Akazi ko koza mu mutwe buriya hari abatakavugaho rumwe cyane cyane, hari ibiganiro by'aga numva kuri radio ariko nanjye mbigirira amatsiko kuko sinjya nogesha buriya salo njye negoshiramo ntabwo bajya banyoza. Hanyuma muri salo service utanga zo koza mu mutwe biragoye cyane kuko akenshi aba ari ahantu hiherereye. Iyo umuntu aje avuye kwiyogoshesha uramwakiriye bigenda gute? Mbere na mbere ni ukumuha karibu, aho mwakirira nkamwakira nkamwicaza, hanyuma nkamukorera igikorwa nyine abaje gukora cyo koza mu mutwe, nta kindi. Cyane cyane abagabo, mbivuge gute se, abagabo bundi urabona uri kumwoza bumukora mu mutwe, mukora niba ariko mubyita sinzi mu kazi kanyu. Mba mwoza mu mutwe niko tubyita. Umwoza mu mutwe. Hanyuma uri kumwoza hariya uyo koza umuntu w'umugabo ese nta gihe bijya bibaho ko wakoza umuntu cyane ko muri ahantu yiherereye akaba yagira izindi santima agashaka ku ibindi, wabyumvise? Ni ukuvuga kamere muntu, ibyo bintu abantu bamwe ntibiburamo ariko wowe uko umwitwayeho niko nawe ari bushiduke bitewe n'uko yaje. Ashobora kuza koko akeneye kuba yanagukora nk'uko ubivuga ariko wabimwemerera nawe akabikora ariko muhagaritse cyangwa se ukamweretse ko utabikeneye nk'umuntu nawe arabihagarika nta kibazo. Ese izo kese waba warahuye nazo ku buryo umugabo yazaje koga mu mutwe nyine izo service agashaka ibindi birenze kuri service mutanga? Izo kese ntizabura naho ariho hose. Nagiye nkora henshi, nagiye nkora no mu badamu no mu ariko izo kese ntizijya zibura ku muntu nawe ubwe ukubona no kukwifuza akakwifuza cyangwa no kugushaka cyangwa no kukuderanja. Ibyo byose bigomba kubaho no kuboneka. Hanyuma urabivuze ngo umaze ushaka kuba ufite uburambe muri aka kazi, ubundi nyirizina ugakoze imyaka ingahe akazi ko koza abagabo mu mutwe? Nakoze mu myaka igera, ntabwo ari abagabo gusa, ntabwo ariho natangire mu badamu njya mu bagabo, mbese aho mbashije kubona akazi niho njye.
mazemo nk'imyaka igera muri 5. Umaze imyaka 5 wakoze nko mu masaro nkangahe niba uyibuka neza tugusanze hano Nyamirambo imbere y'ibi bitaro mwahavuze ni muri iyi ni Smart Salon yego Smart Salon mbere yo gukora muri Smart Salon wakoze mu yahe masaro wenda kuyavuga amazina ariko wakoze nko mu masaro angahe cyane cyane turibanda kuri ziha service abantu b'abagabo ntago nkunda kugendagenda keshi cyangwa njya heshi kuko n'urugero nk'aha ngaha mamaze imyaka igera muri 2 ntago nkunda kuva hamwe njya ahandi aho ngeze kubera service nanga kubera ibyo ngitwaramo nkunda kuhamara igihe ntago ngenda keshi ariko ntago zirenze sharo 4-3. Hanyuma hari challenge cyangwa ikibazo wari uvuze cyo umuntu ushobora kwakira iryo kumuha izo service hanyuma akazana ibindi hanyuma iyo ashatse agiye kukwifuza kubera kuri kumuha zira service cyane ko mba muri ahantu yiherereye wowe ubyitwara mute kugira ngo icyo kibazo kitaza gukomera ngewe icyo hari icyanzanye hano ntago nazanywe no kuba nakururwa n'abo bagabo cyangwa mfite uburyo mbyitwara mumaze kubamenyera no kubamenya iyo umuntu ashaka kunyinisha hari uburyo mubona noneho nanjye nkagira uburyo mukumiramo yaba umureba igitsuri bitavuga ko utamuganiriza ariko uramukumira kandi bigashobokamo uburyo mbyitwaramo ni ukubirinda gusa nta kintu kutabirinze byaba ari ibibazo hanyuma muri aka kazi nk'iyo umuntu service nk'iyo ukamureba igitsure hari igihe atagaruka ese ibyo bintu byo ntimuhura nabyo umuntu akaza kwiyogoshesha hano ari uko yabonye ari umukobwa mwiza bakora mu mutwe ari kuboza deni wa mureba nk'igitsure ashatse gutandukira akagenda ntazagaruke hano abakiriya mukababura muri ubwo buryo iyo ari kayo kuba ari wowe aje kureba ntago yagaruka ariko yarika yo kuba aje kwiyogoshesha wenda akaba yashiramo no kukwifuza cyangwa no kugukinisha cyangwa se hakabazamo n'irari icyo gihe ntago byamubuza kugaruka biterwa n'icyamuzanye yarika yo kuvuga ngo aje kureba umuntu runaka nabonye hari umukobwa woza niwe unjyanye icyo gihe uyu murebye igitsuri niyagaruka ariko yari icyo cyamuzanye gufurisha mu mutwe gusa atari ikindi kindi aragaruka nta kibazo hanyuma aka kazi babigarutseho ko ugakoze imyaka itari munsi y'5 niba nibuka neza hari benshi bagasuzugura bavuga ati sinabikora kubera n'izo mbogamizi zose muhura nazo ni iki wabwira cyangwa wenda umaze gukuramo iki gifatika ku buryo muri iyo myaka 5 ku buryo n'ugasuzugura yakumva ko ari akazi kandi gatunze abantu benshi undi iyo maze guha agaciro icyo ukora n'akazi ukora umenya no kuguha agaciro nyine aka kazi gafite agaciro kuko kaba kakubeshejeho ubukenera buri kimwe cyose ukaba wakibona kandi ugikuye muri aka kazi bikurinda kujya gusaba bikurinda kujya kwirirwa wiruka muri abo bagabo cyangwa se muki nko ku mukobwa cyane bitkubuza kwirirwa usaba n'ijana kuko waribonye wakoze urahembwa uraribona nibwo rero ntago wabura icyo ugeraho umuntu abageze kuri byinshi kandi bamukemurira ibibazo byinshi nk'umukobwa cyangwa nk'igitsina gore tubwiye mu buryo bw'ibintu bifatika muri icyo gihe ni icyo avuga ati runaka narakigezeho nageze kuri iki we nafite na target yo kuzagera kuri iki kubera ko amafaranga mfata mba mbona ahagije target yo ibihari uko byagenda kose iyo umuntu afite icyakora amafaranga aba agomba kuyaha agaciro no kuvuga ati nzagera kuri iki cyangwa nzakora iki ni ukuvuga ngo aka kazi kanjye mu myaka nkoze nabashije kuba naguramo akabanza nubwo narakubaka ariko mba neganya ko ndamutse ngize icyo mbona nacyubaka ni icyo ngicyo hanyuma ariko hari ngo n'ibyo bita tipu ngo hano ngiyo uzi koza umuntu neza mu mutwe umukoraho neza ngo ari igihe umukoraho rikaka akabyumvira ahantu akavuga ati ndaguha akantu ibyo bintu nabyo hano niko biba bimeze ntabwo ikibazo ari ukuba wamukozeho rikaka uburyo wamuhayemo serivisi nibwo bituma guha ako kantu ushobora kuba utanamwogeje neza ariko uburyo wamwakiriye bwonyine bukaba bwatuma akubwira ati akirugure fata si ikiguzi cy'ibindi ahubwo akiruguze fata bitewe n'uburyo wamwakiriyemo yego hanyuma nyirizina bumva aka kazi ariko wazaguma gukora bitewe nyine na income cyangwa n'umusaruro ukabonamo cyangwa wumva waza jyana no mu kandi umuntu abateganya byinshi ushobora kuba wahereye hasi ariko uteganya kugira
ikindi kintu wageraho. Ni ukuvuga ngo umuntu aba akora kano kazi ariko avuga ati nshobora no kurunda aya mafaranga ejo nkazanacuruza ikindi kintu kirenze aka kazi ndimo. Aka kazi bitavuga ko gadafite akamaro ahubwo kakugeza no ku kindi kintu. Saro, hari ikintu ntarabasha kubona cyane cyangwa ahantu henshi, si njya mbona abakobwa bakora ibi byo koza abantu mu mutwe cyangwa kudefiriza, ariko sindabona umukobwa ufata umugabo nka gutya akamwogosha kamuconga neza akamukorera ibintu byiza cyane hariya yafashe iriya mashini. Nk'icyo kintu mwebwe nka mwamukora hano mukora muri serivisi zo gusukura bamaze kwiyogoshesha, wowe bumva utiyumvamo ikintu cyo kuvuga ngo nakiga kogosha kandi nkabigeraho, cyangwa ubifata gutyo gusa ubona ari ibintu bikomeye ku buryo utabyiga? Oya, ntabwo ari ibintu bikomeye kuko buri muntu wese aba bikeneye, ariko bitewe na serivisi tuba turimo n'abakiriya benshi baba bahari. Nk'ubu mwanjye ntabwo byanyemera gufata imashini ngo nogoshe, kandi hano harimo abantu bagera muri 5 bogosha, abantu babo mboza ntabwo nabona umwanya wo kogosha, ariko bitavuga ko mbikene cyangwa ko harimo ibyo nzi. Hanyuma nyirizina tugenda tunagana ku musozo, nk'abantu cyane cyane nk'urubyiruko rwicara rukumva ko rutakora akazi nk'aka, ngo narangije kwiga nzajya gukora muri ofisi, nzajya gukora ahantu hakomeye, akagenda akaba yakubita imyaka 3-4 asaba igiceri cyo kujya ibiceri byo kujya kwiyogoshesha. Nk'abo bantu, nk'umuntu ufite n'uburambe muri aka kazi, ni iki wababwira cyabamotive bakumva ko aka kazi gatunze abantu kandi gatunze umuryango ku buryo bagakora nabo bakibeshaho? Icya mbere ni ukumva ko wicaye nta kintu ushobora kugeraho. Wicaye urasaba, iyo bigeze ku gitsina goreho usaba n'utakagombye gusaba. Niyo mpamvu rero niyo kaba arako hasi, akangaka kagira n'icyo katumarira, arako hasi sasa nako ugomba kugakora. Ugomba guhaguruka ugakora wirinda ibyo byose byo gusaba, byo kubangamira umubyeyi, umusaba urukweto, umusaba umwenda, umusaba buri kimwe cyose, kuko iki ngiki wakubashije gukora kano kazi ibyo byose wabasha kubyigurira. Hanyuma dusoza n'icyo babwira bantu twagarutseho baza gukora isuku, bamaze kogosha nyine bakaza gukora isuku hariya, baje kubuderanja cyangwa aje gukora ibindi bihabanye na serivisi yaragiye gukorerwa hariya, ni icyo bababwira mu magambo make? Ikintu nababwira ntabwo ari byiza, kuko ntabwo uwo baba basanze ntabwo baba baziwe uko abyakira. Babanze bamenye basi n'uwo basanze uko ameze, niba bikunda se cyangwa niba atabikunda. Mwanjye ntabwo mbikunda, uje rero ukabinkora nshobora no kukubwira nabi ko nabiteganyije. Niyo mpamvu ubanza kumenya umuntu nyirizana nsanze ateye atya muri ubu buryo ngiye kumubazamo, kumuderanjamo, arabikunda ntabikunda. Ntabwo ari byiza, icyo nababwira ni ukubihagarika. The Zoom TV 24 iyi niyo channel ya mbere ya YouTube mu kugeza amakuru adasanzwe y'imyidagaduro, amakuru ya politike, amakuru y'ubuzima, inkuru z'urukundo ndetse n'amabanga y'abakuze, urwenya na byenda gusetsa. Nawe utarakanda subscribe, kanda ko kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye.